turibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata. Turi amashami, ntabwo twari turiho, ariko amateka yanyu turayumva. Mwari beza, mwari imfura, ngo mwarakundanaga, mwari beza, ntabwo mwari beza inyuma, mwari beza no ku mutima. Amateka yanyu rero tubumvishe, twumva dutewe ishemwa namwe, twumva tubakunze, turabakumbura tutabazi bitewe n'ibigwi byanyu. Nk'urubyiruko nishishikarije urubyiruko rwose kumenya amateka ndetse no kuyasigasira kugira ngo bitazongera ukundi. Ubuyobozi bubi bwabereye bubi abari bariho ndetse natwe tutari turiho, ingaruka zimwe na zimwe zitugeraho. Hari abantu benshi mukunda kumbaza wararwaye, murabizi ko ncitse ukuguru. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo wararwaye, wakoze accident. Ntabwo nakoze accident, nubwo narwaye, ahubwo nkuko nari mbabwiye, ubuyobozi bubi bushobora kubaho bubi kuri abo ngabo bariho ndetse bukanazagira ingaruka no ku bantu batari bahari. Izo ngaruka rero nizo zangezeho, ariko nk'urubyiruko nkaba mbashishikariza guharanira amateka yacu muyasigasire ntibizongere ukundi. Dushimira leta yacu yashyizeho ubumwe, urukundo. Twe twagize amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza, bivuze ngo kuko twagize ubuyobozi bwiza twagize amahirwe. Tubusigasire kugira ngo n'abazadukomokaho bazafate kuri ubwo buyobozi bwiza twe twagize. Amahirwe twagize n'abana bacu bazagira ayo mahirwe. Nituzabe nk'ababyeyi bacu bagize amahirwe make yo kugira ubuyobozi bubi, ubwo buyobozi bubi ingaruka zabo natwe zikatugeraho. Twibuke twiyubaka, duharanira kudasubira inyuma, dusigasira ubusugire bw'igihugu cyacu. Mwese mbifurije gukomera. We wabuze ingingo muri icyo gihe, we wabuze ababyeyi, we wabaye umupfakazi kubera jenoside, wowe ufite ibikomere bya jenoside, nifatanyije nawe kuri inshuro 31 nkubwira ngo komera, nturi wenyine. Kandi dushimiye ubuyobozi bwiza dufite, mukomerezaho kandi turi kumwe namwe. Never again.